Ya hello bimeze bite? So rero wagerageje kumporopoza umushinga wawe mbona kuri WordPress biragoye nubwo nyine byoroshye guhita mbikora ariko mbona no gukodinga nabwo bishobora kuza wenda uramutse ugize ikindi kintu wongeraho ariko nibyanga turakoresha WordPress. So urabona nk'iyi ngiyi iyo turebye hano hejuru urabona ko hari izina rya website, hano dufiteho amatariki aba ariho, hano tugashyiraho search, tugashyiraho language urabona ikinyarwanda. Iyo dukanze mu kinyarwanda urabona ko ano magambo yose ahita ahinduka mu kinyarwanda. Wenda reka dufungure n'inkuru turebe wenda imwe muri zo. Urabona ko iyi nkuru yacu iri gufunguka iri mu kinyarwanda. So noneho ushobora gushyira nko mu cyongereza English. Iyo ushyize muri English urabona ko ano magambo yose ahinduka mu cyongereza, n'amagambo y'inkuru nayo agahinduka mu cyongereza. Umuntu ashobora no kugira gute, ashobora no kumva n'inkuru akayisoma. Parliament approves new national budget for 2026. The Parliament has approved. So nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutareba ashobora gukanda listen akaba yakumva inkuru mu gihe yaba atareba, ikayimusomera mu ndimi zose akabasha kugira gute kuyumva. Nk'ubu ushyize nko mu Gifaransa, hano muri France iyi nkuru bayisoma mu Gifaransa byaza bisomeka biri Le Parlement approuve le nouveau budget national 2026. Urabona ko bigira gute bita bisomeka. Ubwo aho nari kukwereka none ushobora kuyihindura, hari ibyo bahindura guhinduka dark theme, ushobora kuyihindura umukara cyangwa se light bitewe nuko ushaka ko igaragara. Iyi ni hejuru. Noneho tukaza ku amapeji yo naya ngaya yahindutse mu Gifaransa, ndamutse yashyize mu Giswahili nayo yahinduka mu Giswahili, kandi n'inkuru nayo ubwayo ihita ihinduka mu Giswahili. Ikintu cyose kiriho gitagihinduka mu rurimi ushyizeho. So reka yenda turekere mu kinyarwanda cyacu. Urabona ko hano hazaho Kigali na digre Celsius ziri muri Kigali cyangwa ubushyuhe bukagaragaraho. Hano dufite amasaha 4:37 n'amasegonda. Urabona ko bigira gute biba birimo biratera nta kibazo. So tukaza reka dusubire kuri home. Hano ka kanori wambwiye k'amakuru ari kugenda, amakuru agezweho ngira ngo rakabona ko ari kugenda, ayo makuru agezweho ari kugenda aslidinga hejuru, ayagenda slidinga. So rero tukaza tukamanuka inkuru, urabona uko zigiye ziriho n'ubundi kugenda posting inkuru nyinshi zigenda ziba arranged zikabasha kujya kuri website yawe. Yes, gallery ushobora gushyiraho igice cya gallery nk'amafoto ukoresha cyangwa se n'andi ukayashyiraho abantu bakayabona. Yandikishe niyo leta kumwe umuntu yandika bashyiraho nk'inkuru bakamuha notification. Hasi kuri futa naho urabona ko haranje neza, yama icon ariho ibijyanye ibyerekeye media television n'ikindi. Ubwo ngo hano nkanze hano ngo kuri television nkakanda kuri televiziyo hano, iyo uri live bahita babibona ko uri live, ariko hano bakubwira ngo live streaming is appear here. Ushobora no gukora amacano menshi bitewe na live uri gukora na radio nayo hano kuri broadcast ushobora gushyiraho radio on air ikabasha kuvugiraho hano. So rero ubwo uraza kumbwira comment iyi ngiyi uko uraza kuba nayo wayireba.